Umuhanzi Nsengiyumva Francois uzwi nka Igisupusupu wamamaye mu ndirimbo Maria Jeanne benshi bazi nk'Igisupusupu n'izindi zitandukanye yatawe muri yombi nk'uko byatangajwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB, akaba akurikiranyweho ibyaha birimo n'icyo gusambanya umwana. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry mu kiganiro yahaye ikinyamakuru bita inyarwanda.com yasobanuye byinshi ku byaha Igisupusupu akurikiranyweho, aho ibyo byaha yabikoreye n'uburyo habaye ubufatanye n'abaturage kugira ngo Igisupusupu atabwe muri yombi. Yavuze ko uyu muhanzi akurikiranyweho ibyaha bibiri ari byo gusambanya umwana uri munsi y'imyaka 14 ndetse no gukoresha umwana imirimo ivunanye. Yagize ati byabaye tariki 18 z'ukwa gatandatu mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kiziguro akagari ka Rubona mu mudugudu wa Rubaya. Hanyuma amaze kumenya ko byamenyekanye aratoroka, hanyuma uyu munsi aza gufatirwa muri Kiramuruzi ku bufatanye n'abaturage baduhaye amakuru. Ubu afungiye kuri sitasiyo ya Kiramuruzi, iperereza rikaba rikomeje kugira ngo ashyikirizwe ubushinjacyaha. Umuyobozi w'akarere ka Gatsibo Bwana Gasana Richard yasobanuye birambuye itabwa muri yombi rya Nsengiyumva Francois n'uburyo mu karere ka Gatsibo batangiye gahunda y'umudugudu uzira icyaha, ariho havuye ubufatanye bwo kugira ngo uyu Nsengiyumva afatwe atabwe muri yombi. Umuyobozi w'akarere ka Gatsibo Bwana Richard Gasana yavuze ko gahunda y'umudugudu uzira icyaha ariyo yatumye Igisupusupu atabwa muri yombi. Ati ni mu ntara yose, ariko ndavuga ibyo mu karere twatangiye gahunda y'umudugudu uzira icyaha. Umudugudu uzira icyaha muri concept yo kuvuga ngo tugabanye ibyaha bibera mu mudugudu ariko twifashishije abawutuye. Ati ibi rero birimo byinshi, birimo guhanahana amakuru, kumenya ingo zibanye nabi, kumenya abantu bakoze ibyaha, kumenya ababikekwaho, kumenya abashakishwa. Njye navuga yuko byakozwe binyuze muri ubwo buryo kubera yuko abaturage bacu bamaze kumenya gufata ibyemezo cyane cyane ku birebana n'ibishobora guhungabanya umutekano wabo. Uyu nawe kubona amakuru ko ashakishwa byabaye ngombwa ko ahita ategura umupango agenda kugira ngo nta butabera cyangwa se ireme ry'ubutabera rishobora kuba ryakubahirizwa. Umuyobozi w'akarere ka Gatsibo kandi yavuze ko ubu iperereza rigikomeje kugira ngo harebwe niba hari n'abagize uruhare mu gufasha Igisupusupu gutoroka. Akagize ati kugeza ubu ngubu iryo ni iperereza ririmo gukorwa n'inzego zibishinzwe. Twebwe icyo twakoze ni uko uwashakishwaga yagaragaye, abaturage bakamugaragaza, agafatwa agashyikirizwa ubutabera. Ubwo rero dutegereje ko iperereza rikorwa rikagaragaza niba hari uwamuhishe, kugaragaza niba yari yibereye mu rugo nk'uko bisanzwe cyangwa se hakaba hari ahandi yari ari. Nyamara iperereza rizadufasha kugaragaza ukuri. Bwana Gasana Richard kandi yasoje ashimira abaturage bo mu karere ka Gatsibo ndetse agira n'ubutumwa abagenera agira ati ubutumwa nabaha ni ugukomeza gahunda yacu y'umudugudu uzira icyaha. Ikintu cyose kitari cyiza kidakwiye kuba kigaragara mu mudugudu bwa mbere na mbere bagashaka uburyo bwo kugikemura, bwabananira bagatanga amakuru kugira ngo bahabwe ubufasha bwo kugira ngo gikemuke. Ikintu cyo guhishira umuntu ukora icyaha, cyo guhishira umuntu uhungabanya umutekano, dukwiye kukigira amateka kugira ngo dukomeze tugire umutekano n'umudendezo mu karere kacu. Nsengiyumva Francois ukurikiranyweho ibyaha bibiri birimo icyo gusambanya umwana uri munsi y'imyaka 14, aramutse agihamwe n'urukiko igihano yahabwa ni igifungo cya burundu. Ikindi cyaha cya kabiri akurikiranyweho ni icyo gukoresha umwana imirimo ivunanye. Iki cyo kiramutse kimuhamye yahabwa igihano cy'igifungo kiri hagati y'imyaka 10 na 15, hakiyongeraho ihazabu y'amafaranga miliyoni 10 na miliyoni 15. Nsengiyumva Francois kandi ni umwe mu bahanzi bamamaye cyane mu muziki nyarwanda ndetse ari mu baririmbye mu gitaramo cy'imbaturamugabo cyari kirimo umuhanzi nimero ya mbere mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba ariwe Diamond Platnumz. Akaba azwi cyane mu ndirimbo zitandukanye zirimo Maria Jeanne yakunzwe n'abatari bake, Icange Cange, Rwagitima ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Iyi ni Stream Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5 n'ibyiza byinshi tuzagenda tubageza uko bwije n'uko bukeye.